Ese ashimwe bene data, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda, icyubahiro ni icyawe. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi, shyirwa hejuru. Twese tuboneze rwose, tubabarire ibyaha n'ibicumuro, dukure mu gayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabariza ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, twemerere rigira aho ridukura n'aho ritugeza, ritubere impamba muri uru rugendo mu izina rya Yesu Kristo. Icyo twanze ni ukora kwa Satani ingabo ze, tubitaye mu nyanja yo kwibagirana. Dutumiye Imana, Mwana n'Umwuka Wera ngo bibane natwe none n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuriwe Yohana ibice 21 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8. Reka nsome mu izina rya Yesu. Kandi ati birarangiye, ni njye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kandi ati birarangiye, ni njye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Imana yacu ni Alufa na Omega, ni itangiriro n'iherezo. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rikomeje ritubwira ngo ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Imana ishimwe bene data, ngo ufite inyota Imana izamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Imana ishimwe, duherewe ubuntu. Oh haleluya, Imana ishimwe. Imana yacu iduhera ubuntu. Imana itugirire neza. Imana iduhera ubuntu, nta kiguzi igitwaka, kandi ibyo iduha ni iby'agaciro kuko bigira umumaro none no mu gihe kizaza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ufite inyota Imana imuhereye ubuntu. Niba ufite inyota ngwino. Imana ishimwe, nta feza n'izahabu bigusaba, nta by'ubutunzi bigusaba, nta bya mirenge bigusaba. Ngwino ukuri kose, ngwino. Niba ufite inyota y'iby'Imana ngwino. Imana iduhera agakiza kayo ku buntu. Imana itugirire neza. Ntabwo ugireba umuntu uko asa, ntabwo ugireba umuntu uko ateye, ahubwo buri muntu wese imuhera ubuntu. Ni wowe wo gufata umwanzuro ukaza ubundi Imana ikaguha ku isoko y'ubugingo. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Mwene data, ndakwinginga kugira ngo uzi Imana iguhera ubuntu, guhe ku isoko y'amazi y'ubugingo. Imana ishimwe, aya mazi y'ubugingo tubonera muri Yesu Kristo. Ngunesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Imana ishimwe bene data, ngunesha azaragwa byose. Imana ishimwe. Kandi bene data, ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingorane n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Imana ishimwe. Nunesha rero ngo uzaragwa byose, uzaragwa ubukire, uragwa icyubahiro, ndetse ikirutaho uzabone n'ubugingo buhoraho. Birakwiye ko dusaba Imana imbaraga kugira ngo tuneshe umwanzi, tuneshe Satani, kugira ngo tumurwanye, kugira ngo tuneshe icyaha, ubundi dukiranuke kugira ngo tuzaragwe byose. Mwene data,
ese wowe ntiwifuza kuzaragwa byose? Ese ntiwifuza ko Imana izakubera Imana yawe? Ariko hari icyo bigusaba, ni uko ubasha kunesha, ni uko urwanya icyaha, ni uko urwanya ikibi, ni uko urwanya Satani n'ingabo ze. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe cyane ngo unesha azaragwa byose. Imana ishimwe. Bene data, nimureke tuneshe ikibi, tuneshe umubi, ubundi tuzaragwe byose, tuzaragwe byose, tuzagubwe neza turi hano mu isi, tuzaragwe n'ubugingo buhoraho. Imana iduhezagire cyane ngo nanjye nzaba Imana ye, nawe azaba umwana wanjye. Oh haleluya! Imana ishimwe. Mwene data, nagira ngo utangarize ngo nunesha, Imana ishimwe, uzaragwa byose kandi ngo Imana izakubera Imana yawe, ngo nurangiza nawe uba umwana wayo. Oh haleluya! Imana ishimwe. Muririmbyi niwe wuzuye umwuka aririmba ngo turi abana bisumba byose, ngo turi abana b'umutegetsi utegeka abategetsi. Oh haleluya! Ngo papa niwe utwara abatware. Imana ishimwe. Imana yacu iravuze ngo nitunesha ngo tuzaragwa byose, ngo kandi izatubera Imana yacu, ngo natwe tuba abana bayo. Bene data, nimureke tubiharanire, kuko kuba umwana wisumba byose, oh haleluya, kuba umwana wishobora byose, buri kintu cyose, oh haleluya, umuntu yifuza arakibona. Nimureke buri wese abiharanire kugira ngo tube abana b'Imana, kugira ngo Imana itubere Imana yacu. Imana ishimwe cyane kandi Imana ikomeze itugirire neza. Ngo ariko ngo abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo, Imana idufashe cyane, ngo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Imana idufashe cyane. Bene data, ngo abanyabwoba Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Bene data, niba Imana yacu itubwiye ko nitunesha tuzaragwa byose, ubwoba dufite n'ubwiki? Niba Imana itwemereye ko izaba Imana yacu natwe tukaba abana bayo, ubwoba dufite n'ubwiki? Abanyabwoba, mureke twirinde ubwoba. Imana itugirire neza. Imana ntabwo yigeze iduha umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Imana itugirire neza. Bene data, kubera iki mugira ubwoba? Kubera iki mwibaza ubuzima bw'ejo kandi mwarikomeje ku mwami w'abami? Nimureke dutsinde ubwoba kuko twikomeje ku Mana ikomeye. Nimureke dutsinde ubwoba kuko Imana ntabwo yigeze iduha umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga. Imana itugirire neza, kubera ko ngo abanyabwoba nabo bazajya muri iyi nyanja yaka umuriro. Imana idufashe cyane. Mureke twirinde ubwoba kuko dufite Imana ikomeye, dufite Imana ikora byose, Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Nimureke twirinde ubwoba. Ngo n'abatizera, Imana idufashe cyane. Bene data, dukwiye kwizera ko Imana yacu ishoboye kandi ifite imbaraga. Ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo utizera ntabwo bishoboka ko yanezeza Imana. Bene data, dukwiye kwizera, tukizera Imana, tukayifata nk'inyembaraga, kuko Imana yacu irashoboye. Kuba byonyine ugihumeka, jya umenya ko Imana yacu ishoboye, ubundi yigirire icyizere, uyizere ko n'ibindi izabikora. Wibuke n'ibyo yagukoreye. Hari ibyo yagukoreye ufite ibihamya. Ibyo ngibyo bitume ukomeza kuyizera. Hari abo mwavukiye rimwe bapfuye, ariko we yarakurinze. Ni iki watanze? Kubera icyo utizera Imana. Nimureke twizere Imana, tuyifate nk'inyembaraga kuko irashoboye, kandi uko yari iri kera na n'ubu niko ikiri, uko yakoraga kera na n'ubu niko igikora. Imana ishimwe cyane kandi Imana idufashe cyane. Ngo ndetse ngo n'abakora ibizira n'abicanyi, Imana itugirire neza. Bene data, ntabwo dukwiye gukora ibizira iby'Imana itishimira, kuko ababikora bazajya mu muriro. Ngo n'abicanyi, Imana iturinde cyane, turinde ubwicanyi.
hari abantu bagira ubwicanyi bwo mu mutima, akica umuntu mu mutima akamwica akamurangiza, ariko nk'umukristo ntabwo bigukwiriye. Ubwo bwicanyi bwo mu mutima ukwiye kubwihana. Imana itugirire neza, kuko ngo abicanyi nabo ntabwo bazajya mu bwami bwo mu ijuru. Hari abantu b'abicanyi bakoresha amagambo mabi, amagambo yica, akica abandi amarangamutima. Bene data, ntibikwiriye umukristo. Ayo magambo mabi nimuyareke, muvuge amagambo meza ahumiriza abandi, yururutse imitima, abohora imitima. Ayo niyo magambo meza dukwiye gukoresha. Twirinde ubwicanyi dukoresheje amagambo. Imana idufashe cyane, kandi n'abica abantu nabo babyirinde, babireke, kuko umwicanyi ntabwo azagera mu bwami bwo mu ijuru. Imana idufashe cyane kandi tugirire neza. Ngo n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo, ngo n'abasambanyi. Bene data, twirinde irari, twirinde ubusambanyi, twirinde ubuhehesi. Ibyo byose bikurura umuntu kujya gukora icyaha cy'ubusambanyi. Tubyirinde. Icyaha cy'ubusambanyi Imana icyanga urunuka, kuko ngo ni icyaha gikorerwa mu mubiri mo imbere. Twirinde ubusambanyi rero. Kandi hari n'abasambana mu bitekerezo, hari abasambana mu ngeso. Twirinde ubusambanyi ubwo ari bwo bwose, kuko Imana ntibwishimira ntinabukunda, kuko usambana natihana ntabwo azajya mu bwami bwo mu ijuru. Kandi twirinde abantu baroga. Ntabwo ari uburozi bw'ubutamikano gusa. Hari abarogesha amagambo bakatura ku bandi amagambo mabi. Hari abantu muri iyi minsi b'abanyamasengesho basigaye bajya ku musozi cyangwa mu butayu, cyangwa bagasenga bifuriza bagenzi babo ibibi, bagenda bakikorera amabuye bakayahananura ngo barabahiritse. Ibyo bintu byose ni uburozi. Ayo magambo mabi yo kuroga Imana ntiyishimira. Bakristo bene data, nimureke ibintu bibi nk'ibyo ngibyo. Mureke kurogesha amagambo, mubwira abantu amagambo mabi, mujya kwaturaho abantu ibintu bibi. Ntabwo bikwiriye. Hari uko umukristo akwiye gusenga. Ntabwo ukwiye kujya gusengera umuntu ngo Imana imwice. Hoya, ibyo ngibyo ni uburozi. Imana ntibyishimira. Nimubireke bene data, mukore ibyo gukiranuka, mukore ibyiza, muneshe ikibi. Imana itugirire neza, kuko ngunesha azaragwa byose. Imana itwishimire. Oh haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo n'abasenga ibishushanyo, bene data, nimureke gusenga ibishushanyo. Erega hari igihe wumva ibishushanyo ukagira ngo n'ibigirwamana biriya tubona bibajije gusa. Telefone ishobora kukubera ikigirwamana, umwana wabyaye ishobora kukubera igishushanyo, umugabo wawe ashobora kukubera igishushanyo, umuntu ashobora kukubera igishushanyo. Umuntu ushobora gufata ukamuha umwanya munini ukamurutisha Imana, uwo nguwo aba yabaje kukubera ikigirwamana cyangwa igishushanyo. Nimubireke rero bene data. Imbere na mbere ni Imana, mbere na mbere tuhabanze Imana. Ndetse na televiziyo ishobora kukubera ibishushanyo, amafilime, ibiganiro bishobora kukubera ibishushanyo. Ariko bene data, nimureke twirinde ibimeze bityo. Mbere na mbere tuhashyira Imana, mbere na mbere tuhabanze Imana, kuko Imana niyo ya mbere ifite icyubahiro mu isi no mu ijuru ndetse n'ikuzimu. Bene data, nimureke twe gufata igihe kinini tugiha ibidafite umumaro, ahubwo igihe kinini tugiha Imana yacu. Imana ishimwe cyane, kandi Imana idufashe. Mwuka wera akomeza tugenderere. Imana itugirire neza. Ngo n'abanyabinyoma bose Imana itubabarire. Ngo n'abanyabinyoma bene data, nimureke twirinde ibinyoma, kubera ko umuntu ugira ibinyoma ntago azatura ku musozi wera w'Imana. Umuntu ugira ibinyoma, umuntu ucabiranya, umuntu ugira uburiganya, umuntu ubeshya ntago azatura ku musozi wera w'Imana. Twirinde ibinyoma, twirinde guhimbira abandi, twirinde kugerekaho abandi ibyo batakoze, twirinde ubugome nk'ubwo ngubwo bwo gufata ikinyoma tukagishyira ku muntu kugira ngo tugire icyo tugeraho. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ibyo ntibikwiriye abakristo. Twirinde ibinyoma rero, twirinde kubeshya, twirinde kugira
ibyo twagambirira kugira ngo tugire ibyo tugeraho. Ibyo ngibyo ntago bijya biramba. Nimureke twirinde ikinyoma, tube abanyakuri mu byo tuvuga byose, tube abanyakuri mu byo dukora byose, kuko Imana ishaka ko tuba abanyakuri. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro na mazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Imana idufashe cyane. Abantu bakora ibi ngibi tumaze gusoma by'ubusambanyi, abanyabwoba, abakora ibizira, abicanyi, abatizera, abarozi, abasenga ibishushanyo, abanyabinyoma, ngo abangaba bazaba mu nyanja yaka umuriro na mazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo igihembo cy'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Nimureke rero twirinde cyane igisa nacyo, kuko Imana ntabwo yigeze iduhamagarira kwanduzwa, yaduhamagariye kwezwa. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo dukore ibyiza, dukore ibyo gukiranuka, kuko nicyo Imana idushakaho. Ni ukuri nta kabuza, nidukora ibyo gukiranuka Imana izatwishimira kandi tugirire neza. Kandi ijambo ry'Imana nasomye ryaramwe, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Bene data, ndabwira n'abantu batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo kugira ngo bamwakire. Igihe ni iki, kuko mu isi turi abashyitsi, ejo ntago tuhazi, uyu munsi niwe turimo. Ndakwinginga kugira ngo umwakire akubere inshuti, akubere umujyanama, agukure mu gitabo cyo kurimbuka, kwandike mu gitabo cy'ubugingo, kuko dufite igihe gito muri iyi si. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umwakire, kuko niwe tuboneramo ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Kandi ijambo ry'Imana ryaramwe ngo ufite uyu mwana niwe ufite ubugingo, ngo ariko udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umwakire, kugira ngo nawe uzabone ubugingo buhoraho. Imana ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rije riduhugura, ariko riratubwira ngo unesha azaragwa byose, kandi ngo uzamubera Imana nawe akubera umwana wawe. Data wa twese duhe kunesha, kuko tumaze gusoma ijambo ry'Imana ritubwira ko abasambanyi n'abanyabwoba n'abatizera bazaba mu nyanja yaka umuriro na mazuku, arirwo rupfu rwa kabiri. Mana, ntabwo twe dushaka kuzaba habi, dushaka kuzaba mu ijuru ry'amahoro, aho tuzanezerwa iteka ryose. Ngo duhe gukora ibyo gukiranuka, abankurikiye ubahe gukora ibyo gukiranuka, ubarinde ikibi n'igisa nacyo, ubarinde iby'umwijima, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zikomeze zibagote, amaraso ya Kristo abane nabo. Oh haleluya. Barwayi bakize, bafite intimba n'agahinda bamahoro mu mutima, komeza wagura umurimo wawe mwami, ko abanyabarimbuka wongera bakizwa. Urakoze kumvishe gusenga, cyubahiro ni cyawe bone iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibamere umugisha, kandi bite bagirire neza. Naho utaha. Bye.